Hello again, tubahaye ikaze kuri Healing God Podcast. Tugiye kongera kuganira ijambo ry'Imana. Nayemo twavuga ngo idini y'ukuri yakugeza Mw'Ijuru. Ese idini ryawe ry'ukuri, idini ryawe ni ry'ukuri? Ibyo tugiye kuganiraho turebe se aho dusengera, aho tubarizwa, aho tuba, aho Imana ituje gusengera no guterana kwera kw'abana b'Imana. Ese twaba turi mu kuri se cyangwa hari aho byaba twarabusanyije n'amahame ya Bibiliya? Nibyo tugiye kuganiraho. Ngiye nitwa Uwayezu Valence. Reka dutangire dusenga kugira ngo twiragize Imana muri uno mwanya, no kugira ngo iri jambo ry'Imana rize kugira icyo rihindura ku buzima bwacu n'uburyo twizera n'imyizerere ibasha kutugeza mu ijuru no kudushyira iruhande rw'Imana. Turagushimiye Imana yacu ko uduhaye no mwanya kugira ngo tuganire iri jambo ry'Imana. Ni biko kuri kandi niko wabigennye kugira ngo no mwanya ngire icyo nganira na bene data. Reka ibi tugiye kuganira ntibize kuba igisitaza imbere yacu, ahubwo bibe ubuzima n'umucyo mu buzima bwacu bwa gikristo, kugira ngo tugomeze dusesengure aho tugana, kuko hari kuza umwijima mwinshi n'igicu kibuditse, kugira ngo umuntu wese ibyo akora muri gahunda ze, business ze, ariko agendana ukuri kuzima kutamugusha. Reka rero ubuntu bwawe n'umwuka wera bibane natwe. Iri jambo rirakomeye, ryambanjirije kubaho, ntaze kuba ari njye urivuga, ahubwo umwuka wera aze kuvugira muri njye, kandi abaryumva ribakize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Sinzi ahantu usengera, aho uherereye, ariko dufite amatorero atandukanye mu isi, ariko mu Rwanda ashobora kuba afite imbaraga cyane ni Catholic, Adepr, Islam, Adventist, Anglican, Grace Room Ministries n'andi menshi agiye atandukanye. Ariko ikintu cy'ingenzi tugiye kuganiraho ni ukumenya ngo ese ubuzima bwacu bwo gusenga bw'imisengere se bushamikiye kuki? Rimwe na rimwe hari igihe dusenga ugasanga ahantu usengera ni ahantu wagiye kugira ngo habonere amahoro. Umuntu ntiyavuga ko idini runaka ari ry'ukuri ashingiye gusa ku bitekerezo bye gusa. Nanone kujya mu idini bitewe gusa nuko rituma wumva umerewe neza byaguteza akaga. Kuba wajya mu idini ukumva gusa ngo nuko uririmba, nuko utambira Imana, nuko gusa bakwaka amaturo make cyangwa bakwaka menshi, ibyo bishobora gutuma ujya mu kaga, kubera ko ntabwo umenya ukuri. Noneho ukurikiye iki? Uragana he? What's going on? Ese ubuzima bwanjye buzagarukira hehe? Ese ndi kujya mu ki? Ubundi ijuru ni ibiki? Nyine ibyo ntabwo byitaho. Umera nkaho ufite ahantu harokipe, nk'uko umuntu yabangagiye Miami ku mazi, Miami beaches. Umuntu yatembera nyine mu butembera akajya avuga ngo ninzajya mba narushye mfite stress, nzajya nigira kutanganyika njye kuryoshya ubuzima. Ibyo bituma rero utamenya ngo ese ndi mu idini rihe, ndi kugana he, riranganisha he, ni ibiki birimo ntemeranwa nabyo, ni ibiki ntemeranwa nabyo birimo njye ntazajya ngenderaho. Kuko ntabwo turi kuganira ngo nkuguhumure ngo usohoke mu idini ryawe, ibyo ni umwanzuro wawe. Ahubwo ni ukumenya ngo ese iri dini tugendeye ku mahame ya Bibiliya, ni ibiki iri dini ryaviyoye shobora kugira gute gukuramo nkabikora, ariko idini ryarabyanze kandi ubona ari ibintu byiza Imana ishaka ko dukora. Ikindi ni uko Bibiliya ni nziza, ariko ukuntu twayisobanuriwe n'abayitwigishije, bayituzaniye abo mu burengerazuba bw'isi, biriya bigo byo mu Burayi nahe, abenshi bagiye bayitubwira mu buryo butuma tuyigendamo mu buryo butugora, budutera ubwoba. Amahame yayo tukaba ariyo dufata, umuntu akagenda adatekereje, ariko uburyo wayafasha ukayafata nabi bitewe n'uko wayasobanuriwe nabi, n'uwayakubwiye bitewe n'impamvu ashaka ko uyagenderamo. Rero bikagusaba ngo nawe ubwawe uzafate umwanya usesengure Bibiliya, uyisome, usenge, ubwire umwuka wera ati Mana nsobanurira ijambo ryawe ndimenye, noneho mbona uko ngenda. Dawidi yaravuze ngo nabike ijambo rya mutima wanjye. Rero kugira ngo ntatsitara cyangwa ngo nyobe, nawe ukeneye kubika ijambo ry'Imana rikakuyobora, kugira ngo ibyo pasiteri akubwira, abashumba, padiri n'ibindi ujye ubinyuza muri Bibiliya. Impamvu ubona tugenda duhumye muri iki gihe nuko nk'urugero muri Catholics n'ahandi fondateri z'ijambo ry'Imana
n'imisengere. Bo bemezaga abakristo babo yuko batagomba gutunga Bibiliya kuko byari mu buryo bw'ubukoroni n'ibindi, ku buryo Bibiliya wasanga itunzwe na padiri gusa. Noneho padiri we akaza akavuga ibyo ashaka. Ko kera bari abazungu bayisoma, yayikubwiraga bitewe na meaning y'icyo ashaka kugira gute kuganaho. Kandi n'ubu ngubu niko bimeze. Hari abantu benshi mu nsengero bajya babibona, umuntu akaza agafata ijambo ry'Imana akaricurika akarivuga mu buryo bumujyana mu nyungu ze bwite, buri financier cyangwa n'ikindi kintu, ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Umuntu ashobora gushakaho ikintu cy'ubufasha, byaba byiza aje akabikubwira uko biri kurenza uko yakifashisha ijambo ry'Imana akarikubwira mu buryo ritari ryo cyangwa se mu buryo buribogamisha. Rero ijambo idini tugiye kumenya, idini ririmo amadini arimo uburyo bubiri cyangwa ibice bibiri niko nabyita. Ikintu cya mbere, hari idini rishingiye ku biryohera abantu n'amatwi yabo ariko bitaryohera Imana. Ayo ni amadini, nakita idini ry'ikinyoma nuko rimeze. Idini ry'ikinyoma nuko rimeze, rishingiye ku biryohera abantu n'amatwi y'abantu kuruta uko ryashingira ku biryohera Imana n'iby'Imana ishaka ko abantu bakora. Nubona idini urimo cyangwa se ahantu usengera bakunda gukora ibintu biborohereza, kwambara uko biboneye, kuryoshya iki n'ibiki, nyine ukabona nta kintu bashaka kwigomwa ku bw'Imana, ukabona bari kukubwira gusa ngo akira ubutunzi, akira amafaranga, uruteye imbere, nyine ni ibintu biryoheye amatwi, nta muntu wishimira guhora akennye cyangwa babaye. Ariko ikintu kimwe natinya Imana iratureka tukaba mu buzima bukennye cyangwa bukirze, ariko tukajya mu ijuru. Kimwe mu bintu bikomeye wenda nanjye ntajya nemera ni uburyo abantu bakontracting ijambo rivuga ngo kujya mu ijuru ku bakire biragoye. Gusa iyo muri right now urebye usanga n'abakene kujya mu ijuru bibagoye ahubwo kurushaho. Bisobanuye ngo abazungu rimwe na rimwe hari ibintu bagiye batwigisha babitindaho ariko bifite ahantu bigize gute bitaganisha. Ngewe ko bwangira jambo Yesu ashaka kuvuga abakire mu mutima bumva nta jambo bakeneye. Ni byo bashaka kuvuga ari bo bigoye kwinjira mu bwami bw'Imana. Naho twebwe akenshi batubwiraga ngo biragoye kugira ngo abakire bajye mu ijuru. Abantu badukoronizaga bahita kuvuga ngo niba bigoye nge nzigira mu ijuru, ibintu byo gukira ntacyo bindebaho. Noneho babazungu bakaexploita n'abandi bantu, bakaexploita bwa butunzi bwawe bitwaje we ko bakubwiye ko ubwami bw'Imana kubujyamo ukize bigoye. Ariko Yesu yashaka kuvuga abantu bafite imitima bumva ihaze, nta jambo bashaka, nyine bahaza ijambo ry'Imana. Ariko umukristo wa nyawe ni umukristo ugenda agakora kugira ngo atagomeza asabiriza n'Imana igatukwa. Idini rya mbere, amadini ya mbere aherereye ku idini rishingiye ku byorohereza abantu ariko bitaryohera Imana. Ikindi reka dusome ijambo ridufasha kugira ngo byumve. Timoteyo wa 2:4-3 uretse kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nziza, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Bisobanuye ngo muri ino minsi tugezemo amatwi y'abantu arabarya ku rwego badashaka kumva ibintu bibabwira ngo uri umunyabyaha, Imana izaguhana, kuko buriya dufite ijambo ryitwa karuma mu buzima n'Imana irarikoresha. Karuma ni cya kintu kivuga ngo ibintu bibi wakoze bigomba kukugaruka imbere. Nubona wiba, karuma yayizakugarukaho, wenda nawe bakwibi. Byo rwose niba muzasanga akenshi tuba abakiranutsi ugasanga wasambanagura indaya, ariko ugasanga n'ubundi umaze kureka uburaya urakijijwe, ariko n'ubundi ingaruka z'uburaya zikugarutseho. Ububye warwaye sida, ububye ufite ibindi bintu byinshi, ububye ukabona n'umwana wabyurutse ari byo akora, bitewe n'uko ni karuma nyine. Karuma ni ikintu kibi cyane. Rero usanga muri ino minsi yacu ntabwo abantu bashaka kumva ibintu bibabwira ibyaha bakoze n'ingaruka zabyo bazahura nazo. Barashaka kumva gusa ko babwira ko bagomba kubona ubutunzi, ko bazajya mu ijuru, ko nta kibazo, ko babohotse, bagomba gukora ibyo bashaka. That's what bavuga ngo amatwi arabarya. Rero ayo madini menshi arahari, menshi muzabona aherereye muri iyo karitsiye ivuga ngo twe turyohewe no kumva ibyiza gusa. Bahora mu buhanuzi nta kindi.
there is no way of heaven. Ibindi byose ntabyo, ari n'amadini atuma abantu bakunda isi kurenza gukunda ko bazinjira mu bwami bw'Imana. Kandi wakunda isi wagera, you will die. At the end you will die. Ubwo nupfa uzategereza kumva ko hari ubundi bwami ugomba kujyamo, bwaro bwa Satani, bwaro bw'Imana. Igihembo cyawe uzakibona, n'ujya nababwira ngo karuma, igihembo cy'ibyo wakoze kigomba kubaho. Noneho andi madini ya kabiri yaherereye mu idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana. Turabibona muri Yakobo igice cya mbere umurongo 27. Handitse ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Aya madini nayo aherereye ahangaha. Uzakore check up mu madini ariho ubu, usanga akenshi bita ku buzima bw'idini gusa, twubaka urusengero, amafaranga y'abapasiteri bari bifashisha, ibintu nk'ibyo ngibyo, yango ni umurimo w'Imana kwa. Ariko ugasanga hari nubwo bitura amafaranga mu rusengero, ugasanga mu rusengero harimo n'abari buburare n'abashonje n'imfubyi zimerewe nabi. Umuntu akitura miliyoni 10 zigahita zikora imirimo mu rusengero, bakibagirwa ko hari n'imfubyi idafite na minerivare yo kujya kwiga. Ibi ngibi iri dini ntabwo ari iry'ukuri. Idini ry'ukuri ni iryo nababwiye, ni idini ryita ku mfubyi, abapfakazi, abababaye, abashonje, abameze nabi. Iyi si ifite amadini y'ukuri, iyi si yabimeze neza, yabimeze nka paradizo. Ariko yako amadini menshi agenda yoba icyo kintu cyo kuba amadini y'ukuri, kuba nyine yahagarara biragoye. Niyo mpamvu usanga abakristo benshi baragenda bakabibona kuko babizi, bazi ukuri, bakaza mu idini bagaterana, ko hari byinshi dukuramo byiza: gufashwa, gusenga, gusoma Bibiliya, kubwirizwa, kuyoborwa, gukumbuzwa ijuru. Ibyo ni ibihe byiza pe. Ariko bya bindi bazi ko batajya bakora bakabikorera hanze, ugasanga nta gahunda yo gufasha ihari, ariko bo bagera hanze y'itorero bakajya kubikora kugira ngo buzuze ibyanditswe byera. Noneho ikintu ikosa nagaruka idini ritafasha imfubyi n'abapfakazi, ikosa nuko batabibwiye abayoboke babo, bababwire ngo nubwo dusenga muri uburyo tukabura linye yo gufasha aba bantu, ariko mukwiye kujya hanze mugafasha. Ibyo basi bakabyigishije. Ibyo rero ntabwo babivuga kuko babivuze umukristo nawe yavuga ngo ndaguha 2, nari gutanga 5,000, ndaguha 2-3 nze kubihereza imfubyi n'abapfakazi n'abandi bababaye bari ku mihanda n'abashonje. Rero urumva ko amadini nahaherereye habiri. Rero hari idini rigirirwa rivuga ibiryoheye amatwi, n'idini ry'ukuri rifasha, ribwiriza abantu kwera, bagasengesha abantu. Nyine urumva babivuzemo mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Ni ibyaha. Iyo wanduzwa n'iby'isi ni ibyaha n'imirimo ya kamere. Rero ibi ngibi idini ry'ukuri rirabirwanya, ndavuga ngo mwirinde kwanduzwa n'iby'isi kandi mufashe imfubyi n'abapfakazi n'ababaye n'abashonje. Iryo ni ryo juru, iryo dini ry'ukuri. Twibaze ngo kuki hari kwaduka amadini menshi kandi yuzuyemo abahanuzi bakora ibitangaza cyane, bakadukururira mu ntuze yabo cyangwa se mu bisubizo byabo, bakatubwira ngo dukore ibi, tugende uko, tubeho gutya. Ugasanga baratubwira ubuhanuzi, bakatubwira ibisubizo bashaka ko twumva. Twibaza ngo kuki amadini menshi atandukanye. Icyo kintu tugiye kwibaza, kuki ubundi hariho amadini menshi, kuki ubu noneho hari kuvuka amadini menshi. Umuntu ajya kumva aravutse, arabyutse mu gitondo ngo ngiye nitwa Profete Izabayo, nitwa Profete Rudoviko, nitwa Profete Bizimana, nitwa Profete Biziyaremye, nitwa Profete Edisa, nitwa Profete, amazina menshi. Birasohoye, birabaye, mu gitondo urabibona amazina yeshi y'abaprofeti n'amadini atandukanye. Njya nemera ko ahubwo usanga barutwa n'abari abandi wenda baba barahagaze bakanubaka ibintu bigaragara. Kadusoma ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuki hari kwaduka amadini menshi, kuki hari kuza ibintu byinshi. Twifashishije Bibiliya, Matayo 24:23 kugera kuri 25. Matayo ibice 24 umurongo 23 kugera kuri 25. Haranditse ngo icyo gihe
umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano n'undi ati ari hano ntimuzabyemere. 24 kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. 25 dore bibabwiye bitaraba. Dusubiremo Matayo 24 umurongo wa 23 kugeza 25. 25 handitse ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano n'undi ati ari hano ntimuzabyemere. 24 kuko abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Iri jambo ry'Imana ririmo ibintu byinshi, ariko ikintu nashaka kubabwira ngo kuki hari kwaduka amadini menshi. Impamvu hari kwaduka amadini menshi ni uko ibibazo biri kwiyongera. Impamvu ibibazo biri kwiyongera ni uko Yesu agiye kugaruka. Ndabizi ko mwese mubizi ko ino si iri mu ntambara ahantu hose, nta gihugu kidafite intwaro ku mipaka cyangwa se kiri kubipanga, bitewe n'iki? N'intambara ziri ahantu henshi, kandi izo ntambara iyo zije haza n'inzara, kuko ibintu byose ntabwo bigera ku isi yose, bitambamira amayira, hakabaho fasting. Njya mbwira abantu ngo guhera uno munsi wumvira ijambo, ntago isi izagira amahoro, ntabwo isi izongera gutekana uretse kugira inzara n'ibibazo, kuko niko ibyanditswe byera bisobanuye ngo abantu benshi mpamvu bona ari kuza amatorero menshi. Iri jambo rivuga ngo ngwino nkwereke Kristo ahari, ngwino nkwereke Kristo urenze, ngwino nkwereke Kristo ukuri, njye namwiboneye namuzanye Kristo ukora ibitangaza. Kuki rero abantu bakurikira ibitangaza cyane? Impamvu nuko abantu mu mutima yabo harimo gap, mu mwuka w'abantu harimo gap. Iyo gap ni Imana yayishyizemo kugira ngo dushake ikindi kinyabubasha kidusumba kituyobora, aricyo cyitwa Imana. Rero Imana yabikoze izi yuko tuzakurikira Imana imwe, ariyo gap yadushyizemo. None abantu bo babona ko babibonera izindi Mana bimika. Izo Mana bimika bazimika bagendeye ku bigirwamana, ku bantu bakora ibintu bidasanzwe. Iyo ukoze ikintu kidasanzwe umuntu ahita abona nyine umurenze, akumva uri Imana urenze. Ntimukirwe mujya mu bintu byinshi no kwibaza Imana y'umuntu n'umukoreye igitangaza. Ibindi bintu byo gutekereza ngo Imana yawe no gukorera igitangaza, kuko gap ihari igomba kuzuzwa. Rimwe na rimwe nayo usanga dushidikanya ku Mana. Umuntu agwa miliyoni 20 utarazi utunga ibihumbi 10, ugahita wumva yarusa Imana over you, kuko yakoze igitangaza nyine. Instead habuze gato wanamuramye. Bisobanuye ngo dufite gap ku rwego umuntu wese ukoze iyo gap kuyifiringa, umuntu wese ukoze igitangaza kidasanzwe, twumva ari we Mana cyari gukorana n'Imana iruti yaho twari turi batari gukora ibitangaza bidasanzwe. Ariko ahubwo ntitumenye neza yuko abantu bari gukina na void Imana yashyize mu mwuka wacu, yashyize mu mitima yacu, bari gukina na gap yaho Imana igomba kuba hacu. Bivuze ngo umuntu ameze nk'abari kudukinisha badushitura. Umwe arakubwira ngo ngiye ngo nabirangije ngo ndamuzuye, ugahita ujya aho bamuzuye, ejo ugahita ujya hano bavuga ngo bamutemye bahita basubiza kandi kaguru. Ibyo ni ibitangaza bibaye, ariko rimwe na rimwe ujye wibaza ngo ni ukuri nibyo cyangwa si byo. Ariko nkanjye ntiwanshitura, kuko nzi neza yuko mu gihe cy'imeruka cyangwa mu gihe cya nyuma umuntu umwe azajya akubwira ngo Yesu ari hano mu butayu, Yesu ngwino umurebe Gicumbi niho ageze, Yesu ari Nyaruguru nihari ndamumanukanye, Yesu ari Nyabugogo ndamufite, noneho n'ingifite Yesu, mfite nshinga itorero ryitwa Impanda nite Profete Gabriel. Nyine ni ibintu bigiye kuba, bigomba kuba muri iki gihe tugezemo. Niyo mpamvu ubona kandi abo bantu bari kuza bashinga amadini ameze gutyo, benshi baza bavuga ibitangaza gusa, Imana irakuzuye, bakakubwira ibintu ubona bidashoboka bigaragara. Umuntu arakubwiye ngo we ngo dore ngo iwanyu kera bakujyanye mu bapfumu, ngo none ngo ndagukijije. None sondi wowe iwanyu niba barapfuye batakubwiye ko bari barakujyanye mu bapfumu, urabihakana ushingiye kuki? Ntiwagiye wenyine, arakubwira ko wagiye ubyakira ubyemera. Mfobeje umwuka w'Imana, ariko hari igihe biba umuntu akakubeshya, sibyo? Kuko abantu zibakera ni bakubwiraga ibintu bidasanzwe. Umuntu akakubwira ati
umukozi w'Imana nkubwire, uyu munsi hari igitero cy'abadayimoni kiri buze iwawe, ikikubwira ko gihari. Ugiye kugera mu rugo urahita usurwa n'umuntu uturutse wenda Igicumbi witwa Eme. Uwo Eme usanze ntago muheruka, arahita aza kandi araza kubwira gutya na gutya, bikaba neza gutyo ugahita umenya ko igitero nimugoroba kiri buze. Aho umuntu arakubwiye ngo bimeze gutya, nawe n'abaje aza agahita uje gusenga mu rusengero rwe, ko aba afite imbaraga z'umwijima araza akakugora nko ku gahanga ugahita witura hasi. Burya ntago ari imbaraga, ntago ari uburwayi bufite bugutuye hasi, ni uko abavuze ngo fire cyangwa ikindi kizina, icyo kizina bavuze cyitwa Imana cyangwa cyitwa fire ni ikigirwamana cyo kiba cyaramuhaye ziriya mbaraga, cyo nyine abakihamagaye burya bakibwiye. Iyo ukoze ku gahanga izo mbaraga z'umwijima afite zitazigutura hasi, wowe ukagira ngo wikubise hasi kubera abadayimoni, wamara kwitura aza kongera akubyutsa, ariko ntacyo aba agukijije, ahubwo burya bamaze kuguposesingamo abadayimoni benshi. Bisobanuye ngo dukeneye gukanguka cyane tukamenya ngo ese turi mu buhe buzima bw'agakiza, tukava mu bintu bimeze nk'umwijima, kuko Imana yacu iratwegereye birenze kuriya kuntu batubwira ngo ngwino Imana, ngo ngwino ngo nkwereke aho Imana iri, ngo ngwino ngo ngukize ngo iki. Imana irakwegereye cyane birenze ibyo kukubwira ngo Imana ngo igukijije ibi n'ibi, ku rwego bahita banakwaka n'amafaranga, ku rwego usohoka wataye umutwe. No, Imana irakwegereye, yizere. Bibiliya igaragaza ko Imana itwegereye kurusha imyambaro twambaye. Ibaze ubundi ipantaro yawe niyo ikwegereye n'umwenda, ariko ibaze ko Imana ikwegereye kurusha umwenda. None utaye ya myenda ikwegereye kurusha, Imana ikwegereye kurusha iyo myenda, uhise ujya ahandi hantu utazi niba ari n'Imana, batangiye kukubwira ngo kora ibi, genda ukuhindura, fire n'iki, ubuzima bwawe bukagira gute, bukajya mu buzima bw'umwijima n'ibitangaza bidahari. Okay, simfobije ibitangaza ariko dushishoze. Ikindi hari kimwe Bibiliya yadukoreye, cyangwa se Bibiliya yagiye yerekana itandukaniro riri hagati y'idini ry'ukuri n'idini ry'ikinyoma. Idini ry'ukuri n'iry'ikinyoma waritandukaniza ku mbuto zera, cyangwa se ku mico igaragara. Umuntu ni nk'urugero, ni pasiteri, ejo yateye inda, ejo yarwanye, ejo bamufunze. Uwo muntu mwibagirwe rwose, mwibagirwe. Usome Bibiliya, usenge mu bundi buryo, ariko uwo muntu mwibagirwe. Niba nta mbuto afite z'umwuka wera, urumva zakuyobora. Wenda wowe wacumura, wowe mukristo ugakora ibintu bibi nk'ibyo, na pasiteri yacumura, ariko yagakwiye no kumenya ko ari umuntu uyoboye abandi. Ikindi cya kabiri, deja nta cyubahiro cy'Imana kimuriho, nta n'uburinzi bw'Imana, kuko Imana iyo yaguhaye kuba topic, kujya hejuru ngo uyobore abandi, Imana igushyiraho uburinzi, ikaguha n'imbaraga ziruta iz'abandi, kugira ngo utaza gufeiringa warangiza ukayobora abantu bayo mu mwijima. Niba nta mbuto uwo muntu wera, niba uri mu itorero ry'abayobozi batera imbuto, niba akora ibintu ukabona ni byiza pe, ariko ukabona nta mbuto yera, umva, ibagirwa iryo dini, ryibagirwe. Nabikubwira gutyo nabanga ubyibagirwe, ahubwo ushaka uburyo usenga Imana iguhishurire, umenye uko usenga, kandi unamenye uburyo usome n'ijambo ry'Imana urigendereho. Idini ry'ikinyoma ryera imbuto z'ibitovu zitaribwa. Usanga idini ry'ikinyoma bayirimo bera imbuto ubona zitaba iz'ukuri. Hari amadini nagiye numva yitwa ngo amazing graces, ngo ubuntu ngo butangaje, ugasanga abantu bezera ko ngo niba ngo uri gusambana, ngo Imana ikweze ukiri muri action, ukiri gusambana, ngo niba urwanye ngo ikweze uri kurwana. Gusa izo ni imbuto. Iryo dini ryera ibintu bitaribwa. Ibyo ntiwabiha umwana wawe ngo azakura ari umuntu muzima, yazajya ahora muri criminal record, bahora bamufunze, bamugize gute. Rero idini ry'ikinyoma ryera ibitovu, na idini ry'ukuri ryera imbuto zera. Bibiliya zigaragaza nk'umutini, zera imbuto nzima zaribwa, abantu bakarya bagahembuka, bakishima, bagafashwa. Ubundi reka mbabwize ukuri, haleluya. Imana ntabwo yari ifite gahunda y'uko tuzabaho mu isi tubabaye, nta nubwo yari ifite gahunda y'uko tuzabaho turwana. Imana yari izi ko twebwe Satani nubwo aje mu isi, abapagani bajya bavuga ngo Imana ngo nta kigenda,
ngo muri politike yabo ngo hajemo ikigenge, ngaho kugira ngo ikigenge ngo Imana ikica cyangwa ishaka ahandi hantu ikizika kikiyohereza mu isi. Reka mbabwire, Imana yo yari izi ko twe abantu b'Imana, abantu tuzabasha Satani, kandi mbabwize ukuri, Satani twamubasha turi kumwe n'Imana, kuko Imana yari izi ko turi hafi izajya iduha imbaraga. Imana umbwira ngo Satani twamubasha nuko hari abamubashije kandi ari abantu. Buriya mbabwize ukuri, ikintu kizadutsindisha mu buzima ntago ari uko byatunaniye, ahubwo nuko hari abandi babinyuzemo nkatwe bakabinesha. Reka tureke no kuvuga Yesu yari Imana, aragaruka yambara umubiri, agumana imbaraga z'ubumana, ariko noneho hari n'abantu b'umubiri musa na kamere babishoboye, Satani baramutsinda. Rero ijambo ry'Imana ryo rigaragaza muri Matayo 7:16-17, haravuga ngo, Matayo 7:16-17, haravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Sinkubwiye ngo iryo dini ryawe ni ribi risohokemo, cyangwa ngo usige umushumba wawe. Ibyo simbikubwiye. Ngewe ngiye kubwira ibiranga idini ry'ukuri Imana ikunda, wowe uzabihuze ufate umwanzuro, kuko amadini menshi yagiye afata bimwe biri muri Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana rimwe na rimwe araryanga, izemeza irindi jambo ry'Imana araryemeza. Amadini menshi niko yagiye abigenza bitewe n'abafondateri bayo, niko byagiye bigenda. Bisobanuye yuko wowe ukwiriye gukora ibirenze iby'idini ryawe rikora, kandi ugakurikiza iby'ijambo ry'Imana rigutegeka gukora byose, ukanareka ugatera umugongo ibyo rikubuza gukora byose, kandi Bibiliya idutegeka kubikora cyangwa ijambo ry'Imana ribidutegeka. Mpamvu nkubwiye ngo rimwe na rimwe bagiye bakurikiza ibyo abafondateri babo bagiye batekereza cyangwa se ibyo bagiye babona, sinakubwira ngo nibyo bahishuriwe, sinari mpari, ariko wenda harimo bagiye bahishurirwa. For example, Adepr ntitwemera gusuka, ntabwo abantu muri Adepr bemera gusuka, kandi birigaragaza ko ubwiza bw'umugore ari umusatsi we. Bisobanuye ko ashobora no gukoresha umusatsi, wenda ngiye nanjye nemeranye n'abafata umusatsi bakawutereka bakawusuka bagashyiraho artificiel, ariko ashobora kureka naturel yikagwa no mu mugongo kuko n'ubwiza bwiwe, sibyo ko bira niko yemera. Abayehova bemera ko tutazajya mu ijuru, ahubwo hazaba hisishya. Ubwo kandi muri Bibiliya agaragaza ko hazaba hisishya hakabaho n'ijuru, ni ibintu bibiri bitandukanye. Urumva uretse agenda afata ibyiwe. Adventiste bemera ko ubuhanuzi bwarangiranye na Yesu, kandi Bibiliya igaragaza ko koko hari ahantu garagaza ko ijambo ry'Imana rigaragaza ko ubuhanuzi bwose bwarangiranye na Yesu, bwari buri muri Yesu, ariko hakana Bibiliya igaragaza yuko izasuka n'umwuka wera ku bantu bose, ngo abasaza n'abakecuru bazarota n'abandi berekwe. Bisobanuye ngo ni ibintu wagakurikije byose. Example, Isilamu ifata Yesu nk'intumwa, nk'uko na Muhammad yari umuntu w'Imana, yageze ihishurirwa, Imana imuha ubutumwa bwiza, araza nawe arabugira. Ariko Bibiliya yo Muhammad ntimwerekana, ariko ikerekana Yesu nk'umwami n'umucunguzi, ari nawe bugingo, ari nawe uzatugeza hehe? Mu ijuru. Urumva ko ni ibintu bigize gute? Buri wese agenda afata bitewe na accordance y'icyo ashaka. Abandi barokore nabo baraza baravuga ngo nko muri Zion Temple, Restoration Churches, Grace Room Ministries n'ahandi, bo bagaragaza yuko washyiraho artificiel, washyiraho naturel, wagira gute, wakambara amapantaro n'ibindi, nta kibazo. Icyambere no kukizwa ukabana n'Imana. Sometimes nabo mbana nabo ngenda bemera rwose. Ngiye uhamya Imana, numva ubukristo butarangirira ku ipantaro cyangwa burangirire kuri artificiel kwisuka. Ubukristo nubwo mu mutima ubukristo burenze bino bintu byacu byo kumudusa. Wenda sinemerana n'abambara ubusa n'abatikwiza, nyine n'abambara ubusa, ariko nemera ngiye umuntu wambaye wasutse, nashaka yisiga inzara. Icyambere nuko gusa umutima we wegereza Imana, kandi ntagire ikindi kintu yimika mu bugingo bwiwe. Tugiye kureba noneho ni ibiki biranga idini ry'ukuri. Tugiye kubirebaho wowe nk'umukristo uraza guhitamo, uvuge ngo se ni ibintu biramfasha iki, mfashwemwe icyemezo, nanzuye iki. Twibuke ko ibi bintu ntabwo ni kubabwira ngo mugumuke
nta muntu ngumuye hari umuntu mbwiye ngo asohoke ahasengera cyangwa yiruke, oya. Ndababwiye ngo mufate ibi bintu mubihuze n'ibyanditswe. Nutabibona mu idini usengeramo urigumemo, ahubwo ukore ibyo Bibiliya igutegeka. Kandi si ngo ugende ngo ukore imyigaragambyo ngo uvuge ngo deja biriya bintu byacu dukora byo kuhangana n'abatuyobora, biriya bintu byo nta bukristo burimo, kubera ko rimwe na rimwe kereka ari umwuka bikuyoboye mu buryo runaka akaguha n'umurongo mwiza wabikoramo, ariko mu buryo budakomeretsa abakristo n'umuntu ukuyobora, ku buryo bibona ariko bitabaye intambara, kuko abakristo turwanisha kwizera no kwihangana no gutegereza. Okay, ikindi turebye, ikintu cya mbere kiranga idini ry'ukuri rero, idini ry'ukuri ryigisha abantu ukuri gushingiye kuri Bibiliya atari kuri human philosophy. Idini ry'ukuri ryigisha abantu ukuri gushingiye kuri Bibiliya atari kuri human philosophy. Turebe kuri Matayo 15, Matayo 15 umurongo wa 9, haranditse ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Urugero twavuga abafarisayo n'abandi bantu n'abasaduka n'abandi bageze ubwo bahindura urusengero isoko. Ngaho mumbwire abantu b'Imana bafite urusengero, shakira logic ifata urusengero ikaruhindura isoko, oyimbwire. Numvise ngo n'abantu bafashe baziga bafata isengero bakazigurisha, kandi ugasanga ntago ari bo bazubatse, zubatswe n'abakristo. Ubwo si ububandi. Rero filozofi yose y'isi usanga umuntu yigisha agahera ku munota wa mbere ari gushyiramo ubwenge bw'abagiriki, nyine mwe Greek knowledge, agakoresha ubwenge bw'abagiriki. Wenda ingero ziremewe n'ibintu byagufasha kumvisha abantu ijambo ry'Imana biremewe, ariko hajemo amahame n'amategeko, ugashyira amahame asanzwe ari philosophique aho kuba amahame ari spirituel. Iryo dini ntago ari iry'ukuri. Idini ry'ukuri ryigisha abantu ukuri gushingiye kuri Bibiliya atari kuri human philosophy. Ikindi cya kabiri kiranga idini ry'ukuri, idini ry'ukuri ryigisha abantu ko Yesu ari we wo gukiriramwo wenyine. Idini ry'ukuri ryigisha abantu ko Yesu ari we wenyine wo gukirirwamo, ari nawe agakiza karimo wenyine. Iryo dini ry'ukuri. Dusome ibyakozwe n'intumwa 4:12, haranditse ngo kuko nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina umuntu izina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Kuko ari nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina umuntu, nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Idini ry'ukuri ribwira abantu ko, aleluya, ribwira abantu ko nta rindi zina na rimwe rikeneye gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Nubona umuntu mu rusengero, nubona pasiteri wawe cyangwa se undi muntu ufite itorero ukabona ntajya avuga Yesu, ntajya avuga izina rya Yesu, arirukana abadayimoni, nta Yesu avuga, arasengera abantu, nta Yesu avuga, izina rishobora gukiza abadayimoni ni irya Yesu. Niba atari kuvuga Yesu akajya avuga Imana gusa, ujye umenya ko iyo Mana ari kuvuga ni iyindi Mana. Abantu umenye neza ko Imana ari nyinshi. Hari Imana Data yo Mw'Ijuru, hakaba Imana y'amafaranga, hakaba Imana y'ikuzimu, Satani nayo bamwita Imana, abamwizana n'abamusenga. Nyaryangombe muzi ko yari Imana, ariko Yesu nta kindi kintu cyitwa Yesu. Mu mazina yose Satani yamenyera ntajya hazamo ijambo Yesu. Yesu ni izina ritamenyerwa, ni izina umuntu ataza ngo avuge ngo ndirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, ngo abakoresheje izina ry'ikuzimu cyangwa ry'umwijima. Bisobanuye ngo Yesu niwe zina ryonyine umuntu ashobora gukirizwamo. Ni izina abadayimoni bashobora gutera udakijijwe, ukarivuga ukajya uvuga ngo Yesu 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 Yesu, abadayimoni bagahunga bakiruka utanakijijwe. Rero gusa kuko wumvise ko ari ryo ryagutabara, abadayimoni bararitinya bakiruka. Yesu niryo zina ryonyine ryagukiza rikakubeshaho. Dusome Yohana 11:23. Yohana 11:23 ngo Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abe. Ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abe. Yesu niwe zina ryonyine, iryo zina ryonyine ryabasha kukuzura. Twayiboneye kuri Lazaro ahita azuka, no kujya mu ijuru tuzajyayo kubera izina rya Yesu. Rero Yesu niryo zina ryonyine ryabasha kukuzura no kubeshaho. Itorero ritigisha cyangwa idini ritigisha ko Yesu ari we wenyine wo gukirizwamo,
ari we wenyine ubasha gukiza, ari we buye ryonyine ryo kubakisha, ari ukubakisha ubuzima bwo mu isi n'ubwo mu ijuru. Iryo dini ntabwo ari iry'ukuri, ni idini ry'ikinyoma. Reka dusome hano Yohana 14, Yohana 12:6 handitse ngo Yesu aramubwira ati ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyana. Reka nkubwize ukuri, uzizere ko wenda Muhammad ari intumwa nta kibazo, nkuko na Mose yari intumwa n'abandi, ariko nugera kukumva ko uzajya mu ijuru, kuko ijuru ni rimwe. Wenda Abisilamu baryita kundi n'abandi bakaryita ukundi, ariko ijuru ni rimwe. Wizere Muhammad nk'intumwa, ariko nugera ku ijambo Yesu, nubaba bamwita Isa sinzi neza, nugera ku ijambo Yesu umenye ko utazajya mu ijuru utajyanywe na Yesu. Ntabwo wagera kwa data utajyanywe na Yesu. Ngo Yesu aramubwira ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Umuntu wadupfiriye ku musaraba nawe tuzacamo tugenda. Mbega amaraso ye kuko yatubatije, muri njye yaravuze ngo ngo twarabatuye rwose, ngo twogejwe n'amaraso, ngo turi abasirikare kandi turi benshi. Bisobanuye ngo amaraso ya Yesu uko yatugize abasirikare, uwo yarapfuye ahita ahinduka icyanzu ducamo, cyangwa se gate, holy gate ducamo twinjira mu ijuru. Iyo ushaka kwinjira mu ijuru ni akantu koroshye gusa, shyira igikuta hari uri bucemo, nta handi hantu uri buce, urinjira kwa Yesu tutungukana mu ijuru. Nuko bimeze. Icyo ni cyo kintu cyonyine gikomeye. Rero mu gihe udafite Yesu ntabwo uzigera winjira mu bwami bw'Imana. Rero niba hari itorero rusengera muri ko ritakubwira ko Yesu ari we uzakujyana mu ijuru, ari we uzagukiza, izina rya Yesu ari ryo rikiza ryonyine, umva nkubwize ukuri, iryo dini ntabwo ari idini ry'ukuri. Okay, idini ry'ukuri intuze ya gatatu, ikinuzo cya gatatu kiranga idini ry'ukuri rya gatatu. Idini ry'ukuri nta muyoboke waryo n'umwe ryita amazina y'icyubahiro, ahubwo bose baba ari abavandimwe, ubundi hagatorwa abavandimwe babahagararira nta by'icyubahiro. Mani magambo turi abavandimwe, ariko dukeneye abantu bazajya batumenyera amateraniro yacu, uko turya, uko batwitaho, batumenye ibibazo byacu, bakabibwira n'abagenzi babo bakabyitaho. Na kera niko byari bimeze, habaga hari abakuru, Petero ari umukuru gutyo, na Pawulo agira abo umukuru, ibintu nk'ibyo. Ariko ikintu cy'ingenzi ni uko nta cyubahiro mu madini y'ukuri. Mu idini ry'ukuri nta cyubahiro kibamo. Bisobanuye ngo niba kinahari, ubwo nyine turi kuyoba Bible, turi kugendera kure ya Bible. Gusa sinciye urubanza abantu kuri ibyo, kuko umuntu ashobora kuba harimo icyubahiro, ariko icyubahiro wo mu gihe atacyemera, ahubwo we yicisha bugufi mu mutima. We mukamwita w'icyubahiro akitwa Bishop, aho ugasanga iryo zina rya Bishop aripfukama hejuru akumva ntacyo riri cyo, ikiri cyo ari umwana w'Imana. Gusa none biragoye ko umuntu yarenga iryo zina akaza kumva ari umwana w'Imana kurenza iryo zina, ku buryo yajya ahantu mu giterane bagahita bamwohereza kwicara mu bakristo, ntabwo yabyemera. Bivuze ngo ubwo icyubahiro kitagitangira kuba danje. Ariko Imana idufashe. Kadusome Matayo 28:8. Matayo 28 ibice 23. Matayo 23 ibice 8 kugera ku 10. Haranditse ngo ariko mwebweho ntimuzitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko se ari umwe, ari uwo mu ijuru. Kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Ahubwo uruta abandi muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Matayo 28 kugera ku 10 handitse ngo ariko mwebweho ntimuzitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe. Ubwo umwigisha wacu ni Yesu. Namwe mwese muri abavandimwe. Twese abakurikiye Yesu turi abavandimwe. Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data. Kumwe usanga mu itorero twita abantu ngo ni daddy, umuntu ngo ni daddy, ngo ni papa. Wapi? Kuko so ari umwe, ari uwo mu ijuru. So cyangwa se papa wacu ni Imana, niwe data, niwe mubyeyi wacu. Kandi ntimuzitwa abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Ntituzitwa abakuru ngo nk'umuntu ni mukuru, niwe uturenze, cyangwa twumve nyine ngo adasanzwe, kuko udasanzwe ni Kristo. Ahubwo uruta abandi muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Ahubwo wa undi uruta mwese
aze yoza ibirenge byayo. Ufata papa ari koza ibirenge by'abakristo be, ufate pasiteri runaka ukomeye ari koza ibirenge by'abakristo we, prophet ari gukorera abakristo yagiye kubahingira, ufate bishop yagiye kuvomera amazi abakristo be, nibyo bita kuba umugaragu w'abandi. Okay, biragoye kubikurikiza ariko uko niko kuri kw'ibyanditswe byera. Ikindi kintu cya kane kiranga idini ry'ukuri, inoza ya kane, step ya kane cyangwa se indi idea ya kane, ndavuga ngo idini ry'ukuri ntiryifatanya na politike, ahubwo ryubaha abanyapolitike babayobora kandi rigakora ibyo babategeka mu gihe ibyo bintu bitangiza amahame ya Bibiliya. Sinzi muri kubyumva neza. Idini ry'ukuri ntiryifatanya na politike, ahubwo ryubaha abanyapolitike babayobora kandi bagakurikiza iby'iyo dini, bagakurikiza ibyo abanyapolitike babasaba banabategeka mu gihe ibyo bintu bidahabanya n'imyemerere ya Bibiliya. Niba hari ikintu kimwe nabonye cyiza mu ino si yacu, ni uko politiki yo mu isi ntayitaniye, ntaho igonga Bibiliya cyane kuko ntawe babwira ngo ngwino wenda, ngwino wice, ngwino ukora ibi, ngwino uhemuke. Nta politiki ijya ibibwira, nta n'uwo babwira ngo kora ibi. Kukubwira ngo kora umuganda ni ibikorwa muntu, ntabwo waba uri mu isi udakora ibikorwa remezo. Nyine ni ibintu bisanzwe. Kereka wenda bakubwira ngo sambana ku ngufu, irwana ku ngufu, ica umuntu runaka, tingana ku ngufu, gira gute, aho niho wahita uvuga ngo iyi politics iragoye. Ariko ikintu Bibiliya tubuza kwifatanya nawe, usange nawe uri mu mvururu runaka, uri mu biki runaka, uri mu guhagurutsa ibintu runaka, cyangwa usanga uri kurwanya abategetsi wigaragambya. Biriya ntabwo bihabanye n'Imana, kuko Imana yemera abayobozi ko ariyo ibimika bose bava bakagera. N'umuyobozi nubwo yaba afite amafuti, nubwo yakora ibintu ubona bigoryamye, uwo muyobozi aba ari uw'Imana. Uzarebere kuri Sawuli, urebere kuri ba David, urebere ku bayobozi bagiye bayobora cyangwa se abami, uzasanga baragendaga bagira amakosa, ariko wakibeshya wamukoraho ukabizira. Wabiboneye kuri Dawidi ko yagiye yica abantu benshi abaziza Sawuli. Bisobanuye ngo ubutegetsi bwose bari ubw'Imana, niyo mpamvu dutegetse kubwubaha, ariko ntitwivange ngo usange nitwe twabuganje cyangwa se twabugize iyoborere. Ufite pasiteri, aho kugira ngo yige ku mibereho y'abakristo, ahubwo ari kwiga ari muri politiki ku rwego n'itora atajya rigaragaramo. Uwo muramubohora mugasigarana ababoneka kugira ngo bafashe abantu b'Imana. Urugero Mariko 12:17 kananditse ngo Yesu arababwira ati, nuko rero ibya Kayizari mu bihe Kayizari, n'iby'Imana mu bihe Imana. Baramutangarira cyane. Aha yari gusubiza abafarisayo. Ndo ikintu kimwe navuga nuko idini ry'ukuri ntago ryanga gutanga imisoro, ntago rihangana n'abayobozi, ntago ryigaragambya. Ibya Kayizari mu bihe Kayizari, ibyo abayobozi murabibaha. Niba ari umuganda, niba ari inkunga, niba ari iki byose ukagira gute, ukamenya ko atari ibyawe ari ibyawe. Abaroma 13:1 haranditse ngo umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta batware batava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Byo nababwiraga, buriya iyo watangiye kurwana n'ubuyobozi bukuyoboye deja menya ko icyaha cyinjiye kare. Niyo ubona watangiye kurwana na pasiteri wawe, nashaka pasiteri akora ibintu ubona bitari byo, nashaka abe yarayobye, nashaka abe yaragize gute, ubona uri kurwana n'umuyobozi w'umurenge, w'akagari, w'umudugudu, umutwara sibo, uri umwana w'Imana, uri umurokore, menya yuko rwose deja wamaze kuba intagondeka ku Mana, wamaze kuba ikihebe imbere y'Imana. Mbega ibyaha byinjiye. We have to behave like the son of God and daughters of God. Nta kindi dukwiye kuretse kubaha nk'abana b'Imana. Kireka igihe tubona ko bari kutuyobya batuvana mu mahame y'ibyanditswe byera n'iby'ijambo ry'Imana ridutegeka. Noneho dusome umurongo wa 5 nako ikiranga idini ry'ukuri cya 5 kiravuga ngo idini ry'ukuri ryigisha abantu kuba bera, ntibavanga ubuzima bwa gikristo no gukora ibyaha nkana. Uko umukristo asa mu rusengero aba ariko yitwara no hanze. Idini ry'ukuri ryigisha abantu kuba bera,
ntibavanga ubuzima bwa gikristo no gukora ibyaha nkana. Uko asa mu rusengero aba ariko yitwara no hanze. Dusomye Abefeso ibice 5:5 handitse ngo ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera. Gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe muri mwe nk'uko bikwiriye abera. Bisobanuye ngo dukeneye kugira idini ry'ukuri ryigisha abantu baryo kwitandukanya n'ibyonona n'ubusambanyi na kamere mbi n'ibyaha, mbega bakagerageza kubirwanya, ntibakore ibyaha nkana, ntibumve ko ibyaha ari freedom. Gusa muri minsi tuzigaye dutinda ku ijambo ry'ubukire, ubutunzi, gutera imbere, naryo ni ryiza, ariko dutinde kubwira abantu bacu kuba abera. Rero idini ryawe nibona nta kubwira abantu kunda kuba abera, babwire ko bari kuyoba inzira ya Yesu, kandi Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Rero ubwo bakanguke, bagaruke mu nzira Yesu ashaka ko bagira gute babamo, cyangwa se iryo dini umenye icyemezo ufata kuri ryo. Icya gatandatu abanga idini ryo kura kenshi rigira abayoboke bakeya, kuko ibyanditswe byera rigaragaza ko abayoboke bakunda gushira muri izo nsengero bitewe n'uko ibyo bavuga biba bibaruhije, bibagoye. Mu yandi magambo, idini ry'ukura kenshi rigira abayoboke bakeya kuko ibyanditswe byera rikurikiza rikabishyira mu ngiro, binanira benshi bakirukana bakarivamo. Abakristo benshi mu idini ry'ukuri bakunda kwisohoramo bitewe n'uko riba rikurikiza ibyanditswe byera bikarangira bibagoye kugira ngo babikurikize. Urugero, dusome Matayo ibice 7:13 kugera kuri 14. Matayo ibice 7:13 kugera kuri 14 haranditse ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi pe. 14 ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Ahangaha dukuyemo icyigisho cy'uko ahantu mubona idini ari rinini cyane, ari benshi, ari rinini, akenshi ririya dini usanga rifite amategeko n'amabwiriza yoroshye. Amategeko n'amabwiriza atuma aganisha muri rya rembo rifunguye, ryagutse, ryorohereza abantu, bikarangira abantu bacitse ku mahame ya Yesu Kristo. Kuko irembo rifunganye rero riragoye, riraruhije, usanga ari rya dini riho rikubwira amahame ya Kristo, wikunda ibintu byo kurarikira, fasha, kora ibi, rwana uku, wirya wenyine, yifasha abaturanyi. Ibyo bintu barabyanga. Urabizi ko hari umugabo wigeze kugenda abwira Yesu ngo amategeko yose yarayubahirije, ngo nta tegeko adafite. Yesu aramubwira ati ukunda mwene so na mugenzi wawe n'Imana nk'uko ati ibyo narabyubahirije. Aramubwira ati nagurisha ibyawe ufite byose unkurikire. Byaramuruhije kuko idini rya Yesu rirafunganye. Wenda tubaye kwamwe ngo nabigurisha, ariko Adepr ko yashaka kuvuga ngo ni nk'uko yashaka kuvuga ngo ufasha abantu bose, dore hari abashonje, bafashe nurangiza unkurikire. Umugabo aravuga ati ibyo byo ngo yagiye ababaye. Ngo umugabo yavuye ababaye afite agahinda, yumva Yesu avuga ati so uno mugabo si igisazi. Niko baratekerezaga. Ngurishe koma, ngurishe. What are you saying? What are you talking about? Rero niba idini usengera mubona rifunguye, abantu bose binjira, abandi basohoka, binjira uko biboneye, kandi ukabona abantu ntibabangamiwe n'amabwiriza y'ibyanditswe byera, ubwo ubyigeho. Ikiranga idini ry'ukuri cya 7, idini ry'ukuri rifashe ababaye imfubyi n'abapfakazi. Twanye tubivuga Yakobo 1:27 handitse ngo Yakobo 1:27 handitse ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda
kutanduzwa n'iby'isi. Nusoma Matayo 25:31 kugera kuri 41, Matayo 25:31 kugera kuri 41, urasoma ko Yesu ngo naza guca urubanza ngo intama azazishyira iburyo, ihene akazishyira ibumoso. Ihene agaragaza ko abari bari iburyo ni abantu ngo bari baragiye bafasha ababaye n'abashonje. Yesu arababwira ngo bakamubaza ngo kuki ngo twagufashije ryari. Yesu arababwira ati ninjye mwafashije. Ubwo mwafashaga bamwe bari bashonje n'abari bababaye, ni njyewe mwari muri gufasha. Noneho abari ihene ziri ibumoso rero nazo zaramubwiye ngo twarakubuze ngo tugufashe. Arababwira ati ubwo mutafashaga bamwe bari bashonje n'abari bababaye n'abari bakennye, nanjye ntimwafashije. Ubwo urumva rero ko idini ry'ukuri ribwira abantu gufasha abashonje, abababaye, kuko nawe ibyo ufite ntabwo ari ibyawe, ni Imana yabiguhaye. Ukeneye kubifashaho n'abandi kugira ngo bagomeze babeho, kandi niko Imana ibishaka, kugira ngo dusaranganye ibyo yaremye tubeho mu mahoro. Ibice noneho ikindi kibiranga cya 8 kiranga idini ry'ukuri, ryigisha ko Yesu n'ubu yaza, ntibirare, ntibaheranwe n'ubutunzi bw'isi n'ibyaha. Idini ry'ukuri ryigisha ko Yesu n'ubu yaza, ntibirare, ntibaheranwe n'ubutunzi bw'isi n'ibyaha. Matayo 3:2, Matayo 3:2 handitse ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Tugendeye no ku bindi bintu, hari imigani igaragaza cyangwa se Yesu yagiye avuga bivuga ngo Yesu azaza nk'umujura, umugani w'abakobwa 10. Yesu azaza nk'umujura bisobanuye ngo Yesu ntabwo azigera akubwira ngo ndaje, ngo nzaza kuwa 4, ngo kuwa 2. Umunsi umwe uzaba uryamye uhita ubona ngo Yesu araje. Kandi nawe birigaragaza ko mu gihe Yesu azaba ari kuza, ngo kwa Nowa batunguwe, ngo bararongoranaga, bararyaga, barahingaga, bararwanaga, barasindaga, ngo niko na Yesu azaza n'ubundi turi gusinda, turi kunywa inzoga, turi gusambana, turi mu bugome, turi kurwana ibico, ubuyobe, byose Yesu azabidusangamo n'ubundi. Bizaba biba nta kizaba cyarahagaze ngo tumenye ngo Yesu agiye kuza. Ikindi mwe abakobwa 10 ngo 5 barabapfa, abandi ngo ari abanyabwenge. Abanyabwenge bari bafite amavuta, aba5 batayafite, bavuga ngo n'ubundi yaratinze, ngo burangaza adatwara yaguze wanjye. Yesu ahitaze aje, baravuga ati muduheho, bati ntago twayabahaho, mu gihe turiho tumutegereje agiye kuza. Kurumva kuza no gukomanga ku rugi rwawe biratandukanye. Mu gihe ari gukomanga ku rugi turaba twacanye amatara, rero amavuta dushobora kudushiriraho. Mujye gushaka abahanjuzi, biragatsindwa n'Imana kumva ngo Yesu araje, utangira upfukame hasi wihana. Ibyo bizaba byarangiye, it's a deadline. Tumenye ko idini ry'ukuri rihora ritubwira ngo n'ubu Yesu yaza, kandi kanatubwira ngo nupfa nta migabo n'imigambi izongera kubaho. Ibyo uzaba warakoze kera by'ibyaha n'ibyiza nibyo bizajya mu rubanza. Iryo dini rikatubwiza ukuri, katubwira ngo that's how it is. Ntago ari kuvuga ngo rero ngo Imana irakuzamuye, ngo iguhaye ijuru, iragukijije, that's not that. Okay, as conclusion, tugerageze kureba ibyo Imana ishaka tubihuje n'ibyanditswe byera. Reka dukore summary, mbabwire ngo ibintu 8 byakwereka idini ry'ukuri by summary. Ikimenyetso cya mbere, idini ry'ukuri ryigisha abantu kuri gushingiye kuri Bibiliya, atari kuri human philosophy. Icya kabiri, idini ry'ukuri ryigisha abantu ko Yesu ari we wo gukirizwamo wenyine. Icya gatatu, idini ry'ukuri nta muyoboke waryo n'umwe ryita amazina y'icyubahiro, ahubwo bose baba ari abavandimwe, ubundi hagatorwa abavandimwe babahagararira nta by'icyubahiro. Kane, idini ntiryifatanya na politiki, ahubwo ryubaha abanyapolitiki babayobora, kandi bagakora ibyo abanyapolitiki babasaba, mu gihe bya bintu bidahabanya n'amahame y'ibyanditswe byera. Idini ry'ukuri ryigisha abantu kuba. Icya gatanu, idini ry'ukuri ryigisha abantu kuba bera, ntibavanga ubuzima bwa gikristo no gukora ibyaha nkana. Uko umukristo asa mu rusengero akaba ariko asa no hanze y'urusengero. Icya karindwi, idini ry'ukuri akenshi rigira abayoboke bakeya, kuko ibyanditswe byera rikurikiza rikabishyira mu ngiro, binanira benshi bakiyirukana. Karindwi, idini ry'ukuri rifasha abababaye, imfubyi n'abapfakazi n'abandi bafite agahinda, kandi rikarwanya ibyaha, rikabwira abantu kutiyanduzwa n'iby'isi. Icya munani, idini ry'ukuri ryigisha ko Yesu n'ubu yaza, ntibirare,
ntibaheranwe n'ubutunzi bw'isi n'ibyaha. As conclusion, sinkubwiye ngo usohoke mu idini, sinkubwiye ngo usohoke mu idini urimo, ahubwo usanze bakora ibitandukanye n'ibi wafata icyemezo cyawe cyangwa se ukarigumamo, ariko ukajya ukora ibyiza birenzeho ibyo bakora, ngo tuzahurire mu ijuru. Niba utarakira Yesu umwami n'umukiza, umwakire kugira ngo azakubashishe, kuko Yesu niwe wenyine tubasha gukirizwamo, niwe buye rikomeza imfuruka, niwe mbaraga zacu, niwe buzima bwacu. Soza kugira ngo dufatwa n'amarangamutima y'abigisha dusigaye dufite, batubwiriza ibintu bijyanye n'ubutunzi no gutera imbere no gukira. Reka mbabwize ukuri bakristo bene data, Imana ntago uriya mwanya duta mu rusengero n'uta umwanya mu rusengero, umwanya ukawuta mu rusengero wari kujya gukoramo. Ntabwo Imana izafata amasengesho wasenze ngo yohereza gukorere. Ntabwo amasengesho azagenda ngo ajye gukorera igishoferi, agukorera igikarani, agukorera akazi ka leta runaka, ngo aguhingire. Aya masengesho ntabwo azaguhingira. Fata umwanya wo gusenga utandukanye n'umwanya w'akazi, nibwo uzaba umuntu w'umugabo, uzaba umukristo wa nyawe, udakunda gushiturwa. Mbega tuve mu gikristo cya kera cya colonization. Muri colonization baratubwiraga ngo musenge, Imana izaza yiruka ngo ibaha amafaranga. Ibyo ntibibaho my friend. Amafaranga ntabaho aje gutyo. Amafaranga aturuka mu mirimo y'amaboko yawe, bituruka kwa Adamu. Uzabibona bose yababwiraga ko bagomba gukora kugira ngo bakorere Idini, bakore nyine. Nudakora my friend, guhera kuri ba Salomo na ba Dawidi barakoraga, n'abami n'abandi, na Yesu yaraje arabaza. Yesu yarabazaga, yagiraga umwanya wo kujya kwigisha, akabaza, akanasenga. Ubwo rero twebwe turi gushaka kurema ibintu bitandukanye n'ibyo tuzi. N'abapasiteri dufite n'abashumba b'abanyamitwe bari kuza, bari kwitwaza iby'uko twabaye ibimuga tutagikora, bakadutuburira batubwira ko bagiye kudukiza. N'amafaranga twari dufite make yakabaye business ideas, bakayatwarira mu kutuyobya batubwira ngo Imana hari ibintu ihinduye. Simfobeje ubuhanuzi, simfobeje ihishurirwa ko ni ryiza mu buzima bwa gikristo, ariko ndapfobya ko waryubakiraho ugata ubuzima bwawe. Tuzabiganiraho mu yindi topic, ariko Imana idufashe mu izina rya Yesu Kristo. Kadusenga Imana kugira ngo itugirire neza, kandi Imana ibaho umugisha. Turagushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye ijambo ryawe twumvise. Reka ridukize, ritubohore, kandi umwuka wera agomeze asabe imitima y'abanyarwanda n'isi yose muri rusange, kugira ngo amahoro agomeze kugwira ku isi. N'abagukurikiye n'abagusenze bagomeze bahishurirwe, bamenye, bakire, twakire ukundi kuri kuzima gutanzwe n'Uwiteka Imana. Reka umwuka wera aganze, kandi ababona rino jambo bose barikunde, baryumve, barizirikane, barimenye, kuko uri Imana y'ukuri ibana natwe. Kandi abumva rino jambo baha umugisha, ubazamurira ubuzima, ubigishe ukuri ushaka ko bamenya, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagushishikariza gusharinga ubutumwa, ugakora subscribe, ugashyiraho comment na like, kandi niba hari n'ibindi byigisho washaka ko twaganiraho udasobanukiwe, wambwira kugira ngo tuzabiganireho muri comment. Ndumva ariho mbitegerereza. Rero guys, kora share, kore subscribe, kore comment, uraba umfashije kugira ngo ubone ubutumwa bugere kure bwa Yesu Kristo. Hari aho bwageraho bukabohora, bwakiza, bwazura, kandi Imana yaguha umugisha ku bwabyo. Rero after that, Imana ibahe kubona amafaranga, amahoro, ubukire, kandi ibahe umugisha byongeyeho, ibahe no kubona ijuru, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Igihe twabanye nitwa Yezu Valence, ni Healing Word Podcast. God bless you too much. Bye bye.